ntabwo waba nk'uko nabaye. Nibuka itariki 12 z'ukwezi kwa 11 2022 nari ntwaye imodoka saa 8 z'ijoro mpura n'abapolisi babonye, ubwo nari nakoze accident, babonye aho nakwitwaye neza mu modoka, nako nari nicaye mu modoka nangira kwakaka. Nari ndi umudepite w'igihugu, ariko ntabwo kubera uburyo nitwayemo nta skills ntabwo byambujije nyine kwegura. Bukeye bwaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ati hari umudepite umaze iminsi ahuye n'abapolisi yasinze, atari ko si ubusinzi yari yasinziye. Ibyo yabivuze ngeze mu rugo. Vision City ni umudugudu wa high class, ariko natwe aho dutuye natwe tuyita Vision City. Kubera icyo tuyita Vision City nuko kuyinjira ugomba kubanza gusona, ukinjira no mu bipangu bituyemo abantu batandukanye. Urumva ni njyewe mukene urimo, ariko kandi nanjye nahoze ndi Depite kandi ntabwo nahimutse. Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko anyohereza amajwi n'amashusho y'ibyo kiganiro by'abantu. Ndabireba nkavuga nti reka ndebe. Maze kwegura nandika igitabo yita The Power of Keeping Sober, imbaraga z'ubushishozi. Ubushishozi bwanjye nahisemo guhitandika ku inzoga. Abandi noneho nkabashishikariza niba mutaziretse byibuze muzinywe ku rugero. Ibyo nkagenda bivuga mu gitabo, ariko by'umwihariko nkanagaruka no ku zindi mpanuro za nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ku nama agira urubyiruko, kuzo agira abantu muri rusange ku bijyanye n'imirire n'iminywere, nkabihuza n'ubuzima bwa politike, kubera urumva ndacyamenya politike yo uyivamo, ariko yo ntikuvamo noneho bayivuyemo biba ari ibindi bintu. Ariko icyo nashaka kubwira aba badokiteri bagenzi bose, ihangane. Ku itariki 24, 25, 26 z'ukwezi kwa gatandatu zihangana gatoya, haza bari muri campaign. Bavuganye na RDB batubwira ko nta kibazo, niba uzajya kwamamaza umukandida wawe uzajyayo, ariko mu minsi 3 ntabura n'umwe. Muzaze bose mwatendinge iyo conference izabera ka Kigali. Ni conference ku rwego rwo hejuru. Professor Willy azaba arimo nka speaker, keynote speaker, namwe ariko muzaba namwe ba speakers. Uretse no kuba ba speakers, muzamwemerere no kwamamaza ibyo mukora byose. Ikindi by'umwihariko bemereye cyane Dr. Emmanuel n'abandi bafite ibindi bikorwa gufata utuntu twose tukatugira mu rwego rwa academic scientific paper, ya yindi nyine isohoka muri international journals. Kuko iyo conference niyo ya mbere igiye kuba mu Rwanda, igizwe na kaminuza y'u Rwanda yaduhaye kandi Kigali buriya yo ifashe ku buntu ni miliyoni 30. Izo University of Rwanda yarazishe kuko ni yabo. Harimo University y'Abadventiste, harimo na natwe East African University Rwanda. Noneho muri iyo conference turakorana n'abantu bitwa ba Sympathy, ni na abbreviation ishatse kuvuga yuko ari consortium ijyana n'ibintu bya public administration yashinzwe n'Abanyamerika, ariko bafite amamuko cyangwa ibisanira byabo muri Afurika, ariko harimo n'abazungu basanzwe. Abo bose Abanyamerika bagera ku 100 nabo bazaza muri iyo conference. Bakora buri mwaka bazenguruka ibihugu bitandukanye bya Afurika. Y'ubushize yabereye muri Egypt, naho nari ndiyo. Iyo conference rero izaba ni conference yo ku rwego rwo hejuru, ifite theme ivuga ngo entrepreneurship on sustainable development, ngo kwihangira umurimo ariko mu buryo burambye. Muri iyo conference nanjye nzamurika ikindi gitabo nanditse, ubu nabaye umwanditsi, cyitwa Entrepreneurship with Success,
hanga umurimo ariko uzi ko uzunguka. Umwihariko w'icyo gitabo kizaba kiri mu Kinyarwanda kubera yuko abenshi bazatendinga bagera kuri 300 ni Abanyarwanda, ariko kandi turashaka nuko nayo waba utumva Icyongereza nawe ufite chance yo kuparticipatinga kuko tuzaba dufite interpreters. Icyo rero ndagishoje, ariko ubu ndabatumiye namwe mwese rero ndabatumiye ndaza ku accessinga wenda contact zanyu mwese, ndabohereza invitation kuparticipatinga. Ni ibintu byoroshye cyane, ibihumbi 30 niba uri umunyeshuri wa kaminuza, n'ibihumbi 40 niba uri umwarimu wa kaminuza. Ubwo abandi bareba aho bishyira muri ibyo byiciro, uretse yuko dusaba n'abafite ubushobozi ko badutera inkunga kugira ngo n'ibyo bikorwa bindi tuba tuvugana byo bibe byaza. Ariko umwihariko wayo nuko nanone abanyeshuri baza kaminuza tuzaba twahisemo twatangiye kubahugura ku buryo umunyeshuri uzerekana umushinga mwiza, tuzahemba imishinga myiza 10 ku buryo twabaha igishoro. Ego ni amafaranga make yateganya kubwiruze twatanga 500 kuzamura, ariko nacyo conference ni nziza cyane, ndayibatumiyemo mwese. Ikindi Dr. Emmanuel nari muzi mu nzira njyabukire na njyabukire Kabarondo, sinzi niba bafite business. Najyaga mpaca avuga n'uyu muntu ariko nzamubona none nakubonye kandi twari kera. Ikintu utoreza hariya cya trust, nzi yuko uvuga ngo ibi ngibi izi product zose we twizere zirakora, kandi kuko zirakora byose. No muri kera gitabo mu buryo bumwe cyangwa mu bundi, cyane cyane mu nama 10 ngira urubyiruko kugira ngo rwirinde ibiyobyabwenge, ziriya nama zose zigarukaho. Ariko kandi ntabwo kiriya gitabo nari naragisomye, urumva hari aho duhuriye. Maze rero muri trust nanjye ndagutumiye. Urabona Vision City ni umudugudu wa high class, ariko natwe aho dutuye natwe twita Vision City. Kubera iki twita Vision City? Nuko kuyinjira ugomba ugomba kubanza gusona, ukinjira no mu bipangu bituyemo abantu batandukanye. Urumva ni njyewe mukene urimo, ariko kandi nanjye nawe ze ndi Depite, kandi ntabwo nahimutse. Icyo rero dukora buri wa gatanu guhera saa 4 z'ijoro kugeza na saa 9 kugira ngo n'abantu turaterana, tubyita igicaniro. Honorary doctorate bahawe na bagenzi banyu, ndagira ngo mbabwire agaciro kayo. Iyi ngiyi iruta za zindi tubona muri za kaminuza, za zindi bafite basiki. Debate twigeze gukora n'abantu bari bazifite, finally tubona iyi ngiyi ari ifite agaciro kubera impamvu twagendaga tugaragaza. Kubera iki honorary doctorate ariyo ifite agaciro kurusha PhD kabato? Kubera yuko iyo bayiguha bagendeye kuri practical skills, ibyo ushoboye gukora ni ibihe ushoboye gukora, tureke icyo ushoboye gukora hanyuma tuguhe ibyigwa bitandukanye. Rero na bya bindi ujya mu ishuri ukiga ukagoroka ukagira gute, rimwe na rimwe ukabikura mu bindi bitabo, cyangwa se bakanabigukorera mu kukaza ukabivuga bakaguha PhD. Ufite iyi doctoral certificate cyangwa doctoral degree, which guide sober clubs in their meetings as one of the key resources on sobriety. In addition to his role at the Sober Club, Dr. Mbonima Gamaliel serves as an entrepreneurship expert with CEFE International and Germany-based international company, where he contributes his expertise to the ENABRE project in collaboration
with the former Belgian cooperation. This role allows him to leverage his extensive knowledge and experience to support entrepreneurship development and economic empowerment initiatives. Prior to his current role, Dr. Bonima Gamel served as a member of the parliament in the Chamber of Deputies of the Parliament of Rwanda, where he played a pivotal role in shaping legislative agendas and policies to advance the interests of the Rwandan people. His dedication to public service and governance has left a lasting impact to the country's political landscape. Dr. Bonimana's academic journey includes positive as a lecturer, head of department, and associated dean of postgraduate studies at the University of Kigali, where he played a key role in shaping the academic curriculum, mentoring students, and fostering academic excellence. Additionally, he served as a consultant lecturer at Mount Kenya University, Rwanda, contributing his expertise to the education sector on a part-time basis. Throughout his career, Dr. Bonimana has been a tireless advocate for education, entrepreneurship, and social innovation, embodying the value of leadership, integrity, and community service. His visionary leadership and unwavering dedication continues to inspire positive change and transformation in Rwanda and beyond. In today's presentation, this is the profile of Dr. Bonimana Gamwele. So, congratulations. Please, let's clap for him. Congratulations. Please, wait the mic. Standing on the existing protocol, please allow me to agree with the profile of Dr. Bonima Gamana, FCSI. Please, let's clap for him. So today, acknowledging his feat in the research world, his commitment, dedication, tenacity, we wish to bring him as honorary fellow of the Corporate Institute of Strategic Research. Please, let's clap for him. The Governing Council of the Corporate Institute of Strategic Research takes pride in certifying that Dr. Bonimana, FCSI, has been elected a honorary fellow of the Corporate Institute of Strategic Research on this 26th day of April, 2024. Please, let's clap for him. Congratulations. And more feet. Please, let's clap for him. Okay, so the next one. Please sign the paper and come out, please. Please, everyone, please just come out. Photographers, please get ready.